twebwe tureba tuzabaho. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho aduhishurira biramwa ngo Gideyoni ngo n'ingabo ze barangije bajya ku rugamba gutata. Baragenda bajya gutata Abamidiyani ngo bakibunda inyuma y'akazu y'ihema ry'abasirikare b'Abamidiyani. Umwe abwira undi ngo narose, undi amubwira ngo warose iki? Amubwira ngo narose ngo haza akabuye gato cyane, kandi akabuye ibuye ni Kristo, ngo karaza agakubita ihema ryacu ngo rigwa rigaramye. Undi aramubwira ngo icyo nakabuze, ngo uwo ni Gideyoni n'ingabo ze. Ahita amenya ko yasenze Imana iri yivuga. Amen, amen. Ayo mashireka tuyakomera Uwiteka Imana. Bwira mugenzi wawe ngo ndagukunda, ariko niba utamukunda ntubimubwire. Ubwo buryarya ubwihorere, urebe hirya wiririmbisha akaririmbo, ariko niba uzi ko umukunda ubimubwire. Kandi Bibiliya iravuga ngo ntitukagira umwenda wundi tugira, ahubwo umwenda uruta ibindi ideni rikwiye nuko umuntu akunda mwene se. Kadukomere Uwiteka amashyi menshi. Ndabakiriye, dukomera amashyi Pastor Kangabo watuyoboye guhera mu gitondo ari hano. Dukomera abayobozi babashije guterana, abinginzi bazindukiye hano, abakristo. Mana yanjye dufite abashyitsi, mwicara Imana ibaho umugisha cyane. Hari abantu bari kumwe natwe, hari umuhungu wanjye nkunda cyane, nibaguhe microphone byibuza unadusuhuzeho, nunashaka ugira icyo uvuga cyangwa uririmba cyangwa ushima Imana. Haleluya, amen. Imana nishimwe cyane. Nitwa Ndizwe n'Imana Isayi. Pastor ni inshuti yanjye cyane, by'umwihariko nyine njye ku giti cyanjye, kandi ndamukunda nawe arabizi. Tumaze imyaka irenga buriya Pastor ine cyangwa itanu. Yego, itanu. Rero ndashima Imana ko nongeye kugira, naherukaga mbere ya Covid. Sigara? Yego, nibyo. Mbere ya Covid niho naherukaga, ariko ndashima Imana cyane ko nongeye gukanagiza ibirenge byanjye ahangaha. Buriya ni kubw'umugambi w'Imana. Yego. Rero Imana ishimwe cyane. Ai gitare cy'Imana reka ungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu wishemo umujinya w'Imana, none ubu wishemo umujinya w'Imana. Amasi n'amaraso Imana nishimwe cyane. Amen. Iyi ndirimbo maze iminsi mfasha, ariko ahantu hafasha cyane nahavuga ngo ay'igitare cy'Imana. Haleluya. Ay'igitare cy'Imana reka nguhungireho. Nta muntu n'umwe wahungiye ku Mana ngo imukoze isoni. Maze iminsi mbwira abarokore ngo Imana niyo yonyine Pastor
ifite ubushobozi n'umwihariko bwo kuba umuntu ari mu bibazo, hahandi abantu bose bagutaye cyangwa abantu bose bakuvuyeho. Imana niyo yonyine ifite, yarantangaje, ifite umwihariko wo gusanga umuntu ari mu bibazo ikamubwira ngo ririmba indirimbo ivuga ngo no mu byago nzaririmba ko ndamahoro. Nta wundi muntu ushobora gukora ibyo bintu. Imana niyo yonyine ishobora gusanga umuntu mu bibazo ikamubwira ngo aririmbe, ikagusanga ku musozi w'ibibazo ikakubwira ngo uharirimbire indirimbo z'amashimwe kandi ugihagaze mu bibazo. Ab'isi ntabwo bamenya iryo banga. Imana niyo yonyine ifite uwo mwihariko. Haleluya. Umidure icyuma cyawe runkoresha, umidure icyuma cyawe runkoresha, hariwe umidure icyuma cyawe runkoresha, Imana tudurumenye n'ibyemura byose, werekane uko ndi kose nifata uko nari, kose bifatuko nari. Haleluya. Pastor, hari umuririmbyi wavuze, reka aka gace k'iyi ndirimbo ngature pastor. Hasigaye igihe gito intambara ikazashira, hasigaye igihe gito intambara ikazashira, hasigaye igihe gito intambara ikazashira, hasigaye igihe gito intambara ikazashira. Murakoze cyane, Imana ibahe. Imana iguhe umugisha. Aba bana ni abavandimwe bandi Imana yampaye, ni murumuna wa Joe, ni murumuna wa Manueli, wa wundi twari kumwe ku cyumweru waririmbaga, adufasha no mu murimo w'Imana cyane. Ikintu cyambabaje, bapfushije umubyeyi, sinabasha kubimenya, sinatabara. N'abana b'umutambyi aba bana mubona. Imana iguhe umugisha. Ibyo twakora byose umwete wacu wose, agahinda gasaze n'amarira adashira, byose byashobora kudukura ibyaha, byose byashobora amashyi menshi.
ntacyo nzanye mu ntoki kibasha gucungura simfite icyo nagura niseye umusaraba uwo wapfiriyeho ayindi wota iriti ayiwe uwo wapfiriyeho ayindi wota iritira amashyi menshi. Bless you. Praise God. I like that. Praise God. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'umwe ibice bitatu uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Byakozwe n'umwe ibice bitatu uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Usome buhoro witonze. Turi mu gihe kivuga ngo imbaraga z'amasengesho. Ndakomeza ngira ngo abo twari kumwe ejo, Imana ibaho umugisha kandi mukomerezaho mujye mwandika abari online, mukomeze kugenda mukurikira aya masengesho y'iminsi 21 n'ibibwiriza n'ubuhanuzi n'inyigisho zirimo. Imana ibaho umugisha cyane kandi ashimira cyane abantu mwese mukurikira ijambo ry'Imana. Hari abampamagara, hari abanyandikira online bari mu bihugu bitandukanye. Ndabashimira cyane basengana natwe, cyane cyane twese dufite ibyifuzo which is good, buri muntu, ariko cyane iby'itorero muzi turiho dusengera cyane. Ngira ngo uyu murimo w'Imana w'ivugabutumwa online, twari hano mu materaniro Imana idutumaho umuntu aratubwira ngo Imana iramutumye ngo dutangire gukora amateraniro online, ivugabutumwa rya online. Nubwo kuri jyewe ntarabikora nk'uko byumva, kuko Imana ivuze numva karinda. Dukeneye ibyuma, izi kamera dukeneye kuba ari za Canaan Revival Temple, dukeneye ibikoresho byose ari ibya Canaan Revival Temple. Hari n'ibindi mu minsi iri imbere ndashaka ahantu ko tuhubaka agatuti, pulpit kajya hejuru. Ayo ni amafaranga, aya marida agahinduka, ayo ni amafaranga. Mbese dukeneye n'aha hantu turi turahakodesha, iyi sale turayikodesha, dukeneye byibuza kujya iwacu hariya. Amashyi menshi ku bw'ibyo. Twibazaga byinshi muri ibi bihe turiho tunyuramo, n'indirimbo ya Isayi antuye, twibaza icyo tuzakora, uko tuzabigenza. Ariko naratangaye, Imana idutumaho umuntu iravuga ngo ntabwo atuzi, niwe bwari ubwa mbere yinjiye muri urusengero. Baje gusenga ari nk'abantu batarenze 6. Ninjiramo niyicarira hari inyuma, ntibari bazi ko ari mushumba w'iri torero. Barangije uwo muntu aravuga ngo Imana iramubwiye ngo iri torero, uyu mushinga wo kubaka wari warahagaze byaraparitse, ngo ariko Imana iramubwiye ngo uyu murimo wo kubaka urusengero irawuhagurukije. Amashyi menshi. Nibazaga uko bizagenda, ariko nizera Uwiteka, nzi ko n'umuntu uyu wenyine Imana yamukoresha, uyu wenyine akubaka urusengero abantu 100 cyangwa 1000 bakajya gutahamo bakajya basenga, tukajya bikandikwa tukavuga ngo byibuze hari umuntu. Yesu ashimwe cyane. Niba hari ikintu cyantangaje, ni ukuntu umuntu Imana ishobora kumukoresha akibagirwa, cyangwa se wagakora ibintu akibagirwa, ariko Imana ntiyibagirwe. Ubushize nigeze mbaho ubuhamya, ngira ngo ni icyumweru gishize ndiho mbwiriza hano, nabahaye ubuhamya bw'umwana mbereye se wabo muri 99. Nanjye nari nkiri umwana, nari nkiri muto, ariko narakoraga, nafite amafaranga. Sinzi ukuntu nagiye i Bugande
ahantu nakoraga, ikigo nakoragamo kintumye, hari ibintu cyari kintumye Kampala. Ngenda afite imodoka nziza, icyo gihe imodoka za Land Cruiser VX niyo zari zigisohoka. Ngenda nitwaye jyenyine, mfite amafaranga, nari nemerewe kurara mu hoteli iyo ariyo yose, kampani kishyura. N'ibiryo naryaga kampani yarishyuraga, buri kintu cyose nakoreshaga kampani yarakishyuraga, kandi bampaye n'amafaranga yo ku ruhande yo kwitwaza. Ihoteli nariragamo yose barishyuraga, aho nararaga hose barishyuraga. Noneho ndiho ngenda njya Kampala, ntaragerayo hari mukuru wanjye yari yarapfuye, wapfuye ngira ngo muri 90 na muri za 90, abana bageze igihe umujyi urabananira, Kampala irabananira, biba ngombwa ko bava Kampala bakajya mu cyaro. Byari ngombwa rero ko ndi bunyuraho hantu kubasuhuza, nkabanyuraho nkabagira n'ikintu mbashyira. Mpageze, ubu buhamya mubwiteho cyane, mpageze masanga umwana wa mukuru wanjye, nawe ni umugabo turangana, uyu munsi arubatse afite abana 4. Urumva narakoraga ariko nari nkiri muto mu by'ukuri. Noneho ambwira ukuntu ajya kwiga muri secondary ahantu bagenda, iryo shuri yajyaga kwigaho bagombaga kubyuka saa 9 z'ijoro, bagatangira kugenda saa 10 z'ijoro butaracya, kugira ngo agere ku ishuri saa 1:15. Rero hari abantu bamuhaga lift y'igare, babyita ngo ni ku muti, bakamushyira imbere. Ariko hari igihe abanyeshuri baba barakaranyije uwo munsi bakamusiga akagenda n'amaguru icyumweru cyose. Noneho nsohotse mu nzu bamperekeje, nibwo ambwiye ati uncle, rero ngira ikibazo, ati biramvuna, ati sinzi ndashaka guhindura ishuri, nabuze aho ndihindurira. Ndambwira se urifuza ko ngufasha iki? Nari nzi ko agiye kumbwira ngo ntware mu Rwanda ariho nigira, nabyo narigomba kumuzana kubwo kumwigisha byari byoroshye, ntacyo byari bimvunye rwose muri capacity nari mfite. Arangije arambwira ngo rero ikintu wamfasha uzangurire igare. Abivuga nk'ahambwiye ikintu gikomeye nzakora kera. Ndagira ngo mwumve, ndagira ngo mbabwire imbaraga ziri mu bushobozi mu gusenga cyangwa mu kwifuza. Ibyo twifuza, Bibiliya ivuga muri Yeremiya ngo ibyo nifuza kubagirira si bibi ni ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Kandi Imana iravuga ngo muze aho ndi, kuko ubutunzi n'ubukire n'ifeza kuri jyewe biroroshye. Ibyo twita ko biremereye. Araza arambwira ati nifuza ko uzamfasha nkazabona igare. Abivuga kera, ndamaza ngo igare rigura ngahe. Yambwiye amafaranga, mbese ayo ndarira mu ihoteli ijoro rimwe, umunsi aho ngiye Kampala, iminsi nzamara nzinyishaka nzapororonja cyangwa nza, ariko ijoro rimwe amafaranga nagombaga kuraramo. Niyo yambwiye ko agura igare, nahise nkora mu mufuka. Ntabwo byansabye kujya gufungura bag. Hari bag nabaga mfite irimo n'amafaranga ahishe iyo ngiyo. Oya, ayari mu mufuka yonyine nakozeho, ntabwo nayamuhaye yose. Ayo yavuze agura igare, nakoze mu gutya mitanya muhereza, agenda agura igare, akomeza ubuzima bwe. Ntabwo nzi ubwoko yaguze igare, sinigeze ndibona. Mbabwije ukuri, ibyo bintu byagarukiye aho. Nakije imodoka ndagenda, ntabwo nongeye kumenya icyo gikorwa nkoze, ntabwo nigeze nyibuka. Nyuma y'imyaka 20 ejo bundi ari umugabo ari hano yubatse hano i Remera, afite umugore n'abana. Nibwo twaganira, arambwira ngo uncle ni umugabo mugenzi wanjye, hamwe ngo uncle ngo hari ikintu wankoreye ngo mu buzima ntashobora kuzibagirwa. Ndamubwira se n'igiki? Arambwira ngo wakoze ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, ngo niyo nkibutse ngo ndarira n'umugore ntabwo abizi. Ndamubwira se kano ni igiki nagukoreye? Arambwira ngo wanguriye igare, ngo ndi umunyeshuri, ngo iryo gare narigenzeho ngo sishobora kubyibagirwa. Mu by'ukuri ntabwo nibukaga. Yesu ashimwe. Ntabwo nibukaga icyo gikorwa Imana yankoresheje. Ibyo mbabwira ndabaha ubuhamya
niko n'umuntu wahaguruka Imana ikamukoresha akubaka urusengero dukeneye kujyamo Kanani Revival Temple. Umuntu uyu wenyine ku mafaranga yarwubaka kuri we ntacyo bimutwaye. Barahari abo bantu. Niba naraguriye umuntu igare Fred, icyo gihe simbyibuke, ntibigire icyo binkura, nkakomeza ubuzima busanzwe. Hari umuntu wafata miliyoni 100 tukubaka urusengero bugacya mu gitondo tukarutaha, kandi barahari ku isi. Abo nabo turabasengeye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Soma iryo jambo n'abahaga ubuhamya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Ego. Bibiliya ku murongo wa mbere aratubwiye ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya ku rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saha ya 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, Ego. arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bagiye kumuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo dufite, icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa, ngo uwo mwanya ibirenge bye n'ubugongo mbari birakomera. Yego. Arabambaduka, arahagarara, Yego. aratambuka, Yego. yinjirana nabo mu rusengero. Yego. Atambuka yitera hejuru, ashima Imana. Amen. Abantu bose babona agenda ashima Imana. Baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Arabasubiza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, baratangara, bahimbaza Imana. Reka dukomere Imana yo mu ijuru amashyi menshi. Imana ibaha umugisha, abacuranzi, akameramani, buri muntu wese ukora umurimo w'Imana, abazindutse basenga kugira ngo ubwami bw'Imana bubashe kwaguka, abadukurikirana online, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nkomereze kuri iri jambo ejo naribwirijeho, mbasezeranya ko ndibukomeze n'uyu. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mu masengesho abaho y'ubwoko bwose, amasengesho habaho amasengesho atabaza, hakabaho amasengesho y'amarira y'agahinda. Amasengesho y'agahinda ni amasengesho urira yumva ko ibintu bitashoboka bitahinduka. Hakabaho amasengesho atabaza Imana, uzi ko Imana ishobora gutabara. Aho Imana ivuga ngo numvise ibwira Abisirayeli ngo numvise kuniha kwanyu, numvise gusenga kwanyu. Ayo ni amarira aboroga atabaza Imana. Ayo masengesho rero y'uyu mugabo igihe yari ari yicaye ahantu, Bibiliya ivuga ngo baramuteruraga. Nigeze mbaza umuntu wamugaye, bahoraga hari umuntu umuhungu, umwana wajyaga amucunga, nawe ubona ari agahungu k'agasore. Nkumva ndakabara, nkavuga ariko aba bantu, uyu we uriya ni ikimuga, yaramugaye, afite abana n'ubumuga. Bibiliya ngira ngo nayo izahinduka, simbizi iryo jambo, kera twavugaga ikimuga. Uyu munsi barabihinduye imvugo ngo ni ababana n'ubumuga. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu rero ndamureba buri gihe cyose, ndeba umwana w'umusore umucunga, umutwaza, ndamubaza ariko mushyira ku ruhande mbaha n'amafaranga. Ndamubaza se wowe utungwa n'iki, ubaho ute? Mbwiza ukuri, ngiye kubaha amafaranga. Arambwira ngo turasabiriza
bwakwira nimugoroba tukagabana. Uwo yari impumyi namaze se umuhangaye ko atabona uramugenera ati buriya hari igihe afata inoti akamenya iyo ariyo. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira ngo murebe abo bantu, muhere Kimironko, mujye Remera, mujye ku isi, murebe abo bantu mubabaro bafite, babana nabo imyaka, babana nawe imyaka runaka. Aba bantu uyu mugabo yari ababaye, ko biravuga ngo yabaga ku rusengero, ngo bazindukaga buri gitondo bakagira abamuterura bakamwicaza aho hantu. Rero uko bahamwicaga bamwicazagaho yakoraga akazi ko gusabiriza. Ndagira ngo mbabwire ngo urwo rusengero je narugezeho i Yerusalemu, n'ibaraza ryaho ni rinini cyane, ko yasengeye mu mutima. Reka nongereho mbabwire ngo igihe kimwe, igihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atamuka n'inyenyeri, umutima umuntu uzi imbere y'Imana ugagoma urugi ushaka kureba, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi nitwe bagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana. Amasengesho niyo ashobora kujya ikuzimu akazura Lazaro. Amasengesho niyo ashobora gukingura ijuru. Amasengesho niyo ashobora kumvikana. Amasengesho niyo atuma, reka mbabwire Abisirayeli bafite kimwe, bari mu njara bashonje batangiye kurya abana babo, bari barirukanye abantu, bari ababembe. Ibibembe, ababembe muri Isirayeli, iyo umuntu yabembaga bamukuraga muri sosiyete bakamujyana bakamujugunya, akabizorete iyo ngiyo wenyine. Ariko biravuga ngo igihe kimwe abari barabembye nibo bicaye baravuga ngo ariko bene wacu baratwanze, n'abariya bashobora ntabwo badukunda, turi twenyine, aho kugira ngo dupfire aha ngaha tugende bariya abantu tubakeze, ngo ariko Imana yacu irabana natwe. Iryo jambo batangiye kuvuga ngo baragendaga bashingura ikirenge, imidido yabo y'ibibembe bakandagiraga gutya, ishigati igatitira igatigita. Bagiye kugera ku Basiriya, basanga Abasiriya bagiye. Nta kindi gikora ibyo, ni amasengesho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzirukana inzoka, muzakandagira inzoka na skoropiyo. Ntabwo wakandagira inzoka utari mu masengesho. Ntabwo wakwirukana diamond udasenga. Ntabwo wakira indwara utizeye utasengewe. Ntabwo wakingura umutima w'Imana. Ntabwo wakora ku mutima w'Imana utasenze. Oya, reka mbabwire ikintu nabonye. Abisirayeli iyo bapfaga bafataga imva bagasiringaho. Ariko mwagiye hano Rusorori wacu, reba umuntu uriyo waboze umaze imyaka ine, nako iminsi yaraboze yarashwanyaguritse. Nibyo maze igihe mbabwira. Ariko Yesu yarahakandagiye, zanyo zimusohokamo, umubiri usubira ku magufwa, imitsi irongera irakora, arongera amaraso arakomeza, arongera asubira n'ubuzima. Nta kindi, ni amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Ni amasengesho, nta kindi. Biramwe ngo ibibembe byarakandagiraga isigatigita. Biramwe ngo urufi
rwamize Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3 ngo asengera, niko birivuga ngo asengera mu nda y'urufi amajoro n'amanywa. Wari wasengera mu kigeragezo uri mu nda yacyo, aho umwana arira nyina niyumve, uri wenyine, ariko amasengesho ajya akingura ijoro, amasengesho ajya atabaza, amasengesho Yesu ashimwe cyane, niyo yonyine ashobora kunyura mu rukuta. Ubundi microscope niyo ibasha kureba mu mazi ikareba umwanda urimo, yonyine ishobora kureba icyo amaso y'umuntu atareba. Icyo ni cyo amasengesho akora, areba microscope itareba, akareba aho wowe utareba, akagera aho utagera, akakuvugira aho batakuvugira, agakora ibyo abantu batakora, agahindura ibyo abantu batahindura, akora amasengesho yonyine. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ara penetrating amasengesho akuraho urukuta, akareba. Siriya yarwanyaga Israel, ngo bajyaga babarwanya, ngo bajya gutera ibitero, ngo bagerayo, bajya kugerayo ngo bagasanga abisirayeli babimenye, bakabica. Ngo noneho umugabo umwe arabaza, ngo ariko umwami arabaza wa Siriya ngo niki gituma ibyo tuvuze n'ibyo twateguye n'imigambi yacu yose abayisirayeli babimenya, twagerayo tugasanga babimenye? Hari umwanzi, hari abatugambanira bari muri twebwe. Ngo umwe arangije aravuga ngo ngo ahubwo ngo Isirayeli ifite umuhanuzi, ifite umusenzi. Hey! Hari indirimbo ivuga ngo dufite utuvugira ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Imigambi yose imibisha y'abadayimoni na Satani, iyo yose dufite umurengezi, dufite utuvugira ku Mana. Urasenga cyangwa ugakora imirimo igacece kikagumiye. Mwari mubizi ko ushobora no kugera igihe ugatungwa n'amasengesho wasenze. Hari igihe cyageze ntabasha gusenga, nahagarara gusa nkarira, ntashobora gusenga. Bizwi n'iru rusengero, urusengero ruranziwe n'Uwiteka. Aya marido wayavugisha yavuga. Hari igihe ntabashaga gusenga, ahubwo nkahagarara gusa nkaturika nkarira. Kandi niba hari umuntu utaragiraga amarira, ni jewe kuva abantu babaza aho nkomoka. Ndumwe mu bantu mujya mubona b'inshuti zanjye twiganye, ndumwe mu barimu bakubitaga sindiri, bakavuga inkoni 10 nkaryama, bagakubita narangiza nkihungura nkaguruka ngende, bakavuga ngo kuki utarira. Ariko umunsi ndira narize umunsi nkizwa, kugeza n'ubu sinzi amarira iyo mvuga Yesu cyangwa ibya Yesu ahaturuka. Yesu ashimwe cyane. Rero amasengesho ajya duhisha ahantu, ajya dukingirira ahantu, ajya tuvugira. Wari wabona Bibiliya ivuga ngo numvise gusenga kwanyu, numvise gutaka kwanyu, numvise kuboroga kwanyu, magurutse Uwiteka kubatabara. Yesu ashimwe. Abantu badasenga babaho nabi. Kandi reka mbabwire ijambo rimwe rikomeye, abantu badasenga bapfuye bahagaze, they are dead moving. Umuntu udasenga, njya nibaza, kandi koko narakizwa ntaramenya gusenga, narakana gato ariko wabonaga karushye, kari karapfuye. N'inzoga nta nubwo nazinyoye igihe kirekire, njya ngo nazinyoye umwaka umwe wonyine, niho Yesu yansanze. N'ibindi byaha byinshi nabikoze cyane icyo gihe, mu gihe kingana gute cy'umwaka. Ariko ikintu nakoze imyaka myinshi n'ubu nibuka Yesu yankijije, ntashoboraga kureka ni itabi. Nanywaga isigara we, nzabaho ubuhamya, cyangwa bamwe murabuzi. Nicyo kintu cyari giteye ubwoba. Ariko umunsi ninjiye mu rusengero, nanjye nari meze nka cya kimuga. Umunsi namenye Kristo, nkasenga kuko ahantu narindi hasengerwaga n'abantu batandukanye. Hajyagamo abakatolika isaha runaka, bavamo akajyamo abadive, bavamo akajyamo abarokore. Ntabwo rero kubera ko navukiye mu muryango udasenga ntazi, ntabwo namenyaga binjiye niba ari abakatolika, niba ari abarokore, niba ari abadive.
abinjiraga nijanaga nabo, rimwe nanasohoka mu kanya nkabona abandi bariji, mwongera nanone nkijira. Hari igihe nirirwaga senga ntazi ibyo ari byo. Yesu ashimwe. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga zo gusenga, amasengesho agutwikira, amasengesho aguhisha, amasengesho akwereka aho abandi batareba. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe kimwe, igihe cy'abakomunisiti, igihe cy'abarusiya n'abashinwa, igihe batwikaga bakajya bica abakozi b'Imana. Uyu munsi wa none nubwo mubyumva, ariko hari imyaka yatambutse byari biteye ubwoba. Wavugaga ko bizeye Kristo bakaguca ijosi, waba utunze Bibiliya bakayitwika. Icyo gihe bisha abakozi b'Imana mu Bushinwa, mu Burusiya. Ariko hari igihe hari ibitabo bimwe bigaragaza icyo gihe bica abantu batwika ibyo bitabo. Hari uwahishe Bibiliya. Umugore n'umugabo bari bafite umwana mu gihe cy'abakomunisiti, barangije bica umugabo. Baramubwira ngo yihakane Yesu, aranga. Baramubwira ngo turakwica, twica n'umuryango wawe. Aravuga ngo ntabwo ndi bumureke. Barangije bamushyira hariya, bahita bamuca igihanga. Umugore n'umwana we wari mutoya babiri, umugore abireba. Umugore araboroga arasara, bamutaho ngaho intumbi baragenda. Haciye igihe umugore arushaho gusenga, asenga kurusha igihe cyose yabanye n'umugabo we. Barongera baragaruka, baramubwira ngo ariko Yesu wa mugore twishyuye umugabo, tukamubuza gusenga, n'ubu aracyasenga, nawe tugiye kukwica. Bafata umwana we, yaramaze ku mwana mukuru w'imyaka ingahe, baramubwira ngo tugiye kwanza twica umwana wawe, karakana k'agahungu. Igihe bamufashe, umugore yibuka uko bishe umugabo, areba uko bagiye kwica umwana we yabyaye. Umugore arangije avuga ngo mu gihe yashakaga kuvuga ngo Yesu uyu munsi ndamuritse ndamwihakanye, igihe akibivuga gutyo, umwana aramubwira ngo mama ngo ya, ngo ntiwihakane Yesu, ngo guhera kera papa yapfuye atubwira Yesu, ngo ariko nari ntaramubona, ngo ndiho ndamureba, ngo ariko wowe ushobora kuba utamureba, ngo njyewe ndiho ndamureba. Amasengesho ayiduhishurira ibyo abandi batabona, aho abandi batareba. Turenga imisozi tukareba n'ibizaza. Ko Yesu yaravuze ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, ngo azabasigira umwuka wera, ngo azabahishurira, ngo azenda ku byanjye ababwire n'ibyenda kubaho. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo dusenga tuva tuvugana n'Imana, iyo dusenga tuba tuganira n'Imana, iyo dusenga tuba tureba ibyo abandi batareba, iyo dusenga tuba dutekereza uko abandi batatekereza. Abandi bareba bari bupfe mu gitondo, twebwe tureba tuzabaho. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho aduhishurira, biramwe ngo Gideyoni ngo n'ingabo ze barangije bajya ku rugamba gutata. Baragenda bajya gutata Abamidiyani, ngo bakibunda inyuma y'akazu y'ihema ry'abasirikare b'Abamidiyani. Umwe abwira undi ngo narose, undi amubwira ngo warose iki? Amubwira ngo narose ngo haza akabuye gato cyane, kandi akabuye ibuye ni Kristo, ngo karaza gakubita ihema ryacu ngo rigwa rigaramye. Undi aramubwira ngo icyo nakabuza, ngo uwo ni Gideyoni n'ingabo ze. Ahita amenya ko yasenze Imana iri yivuga. Aravuga ngo muhoshe, urugamba tugize turarutsinze, muze twatake. Bataka Abamidiyani barabica. Guhera uwo munsi Abamidiyani bari barazengereje Abisirayeli, barahingaga imyaka yakwera, Abamidiyani bakaza bakayitwara, basanga ishibutse bakaza bakayitemagura, bagafata abakobwa babo. Nivuga Abamidiyani, mujye muri Abamidiyani badukikije b'abazimu n'abadayimoni, baturwanya amanywa nijoro. Ntaho bagiye. Tuvuga Abafarisayo muri Isirayeli, ntaho bagiye, barahari, bari mu nsengero hano. Tuvuga Basani Barati na Tobiya, uragira ngo ari aho bagiye, barahari. Ariko tubaho iyo abanzi bacu badashaka ko tubaho, tubaho Satani adashaka ko tubaho. Tugenda hejuru y'abazimu n'abadayimoni. Nahoze mbwira admin uyu munsi mu gitondo mu office, ndamubwira umenye neza inshuro ugenda kuri za moto ukamenya impfu Imana ikurinda,
wakajya upfuka mugatanga n'ibyawe byose. Tugenda hejuru y'impfu. Satani ashaka ko dupfa, arasamye, ariko Uwiteka ari kumwe natwe. Yesu ashimwe cyane. Murebye abazimu n'abadayimoni n'ibitero byabo n'abantu akoresha, bagaha ikinyamenyo, imijinya ikabasabirana bashaka kudusumira, kutumira bunguri, ariko Uwiteka turinda muri byose. Muri cyanditswe kivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ngo ni byinshi cyane, ngo ariko Uwiteka abarinda muri byose. Uwiteka ari kumwe natwe. Prihad, ntabwo twatinya. Niyo twaba twananiwe, niyo twaba turushye, ariko amasengesho yacu hari igihe atuvugira dufite umurengeze ku Mana. Munyemerere nsoze. Imana ibahe umugisha cyane. Wenyine Umvugira ku Mana, nta wundi mfite. Umvugira ku Mana, Ebeneza, aratuzawe. ngiye kuguha amavuta yo kuririmba nubwo ubizi, ariko ngiye kuguha ijwi rizima. Ngiye kukubwira hano, uhereye uyu munsi wa none mbwiriza hano, Imana yo mu ijuru ya Isiraheli ikwambika impano yo kuramya, yo guhimbaza, y'ijwi irigorore, y'amanota muri wowe wuzure mu kugenda n'ubuhanga bwo kuririmba mu izina rya Yesu. Yesu, Imana iguhe uyu mugi. Ndi mu bihe byo kujya mu yindi monde. Urukundo rw'Imana yacu n'amarira yaba yarigeze arira cyangwa agasenga, uyu munsi akinguke, atabarwe, yibukwe, agendererwe, ahumurizwe, ahanagurwa amarira, akira indwara kubwira ijambo. Mu izina ryawe Yesu, sabiye umugisha ubwoko bwawe bunkurikiye, kandi uyu munsi wa none Mwami Imana, ku ijambo ryawe riravuga ngo rizaduha ubuzima. Reka Mwami Imana
icyo rikora. Niyo tuvuka, hari igihe tuvuka mwami Imana mu bihe bigoye, ariko wowe uba ukiri Imana. Niyo dushonje, ariko wowe uguma uri Imana. Niyo tubabaye, uguma uri Imana. Uko byagenda kose uri uw'igihe cyose. Ntuhinduka, 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 ntuhinduka. Kristo Yesu niwe uzaduhoza amarira, niwe uzaduhumuriza, niwe uzabana natwe aho ariho hose. Urakoze kubw'ijambo ryawe mwami Imana. Reka abantu babone ukuboko kwawe mu izina ryawe, kubwa Kanani Revival Temple. Uyigirire neza mwami, uyagure mwami, uyikomeze mwami. Ari ibyo dukeneye, ari ukubaka mwami, byose ndabigutuye mwami. Yesu urakoze, mu izina ryawe nsenze Yesu, amen. Hallelujah.